Mbeumo yamaze gusinya mu ikipe ya Manchester United amasezerano y'imyaka 5 agomba harimo na option yuko ashobora kongererwa umwaka umwe. Abaye umukinnyi wa kabiri Manchester United isinyishije mu gushaka ibisubizo cyane cyane muri departement offensif. Nibyo hagaragaye ifoto ye ari n'ubundi imbere y'ibirango bya Manchester United yambaye costume nziza cyane. Akaba rero Brian Mbeumo yaramaze nyine kugera Carrington ku kibuga cy'imyitozo cya Manchester United ni nabo bafite navuga ngo nk'agasantere nyine bavuriramo abakinnyi cyangwa se bakoreraho n'ibijyanye n'ama medical test. Baza rero kumupima basanga umusore w'umunyakameruni ni muryerye, hanyuma akaba yasinye imyaka 5 mu ikipe ya Manchester United. Ni ikipe ya Manchester rero n'ubundi yashimye services ze mu buryo nka butatu. Icyambere bavuga yuko ari league proven, ni umukinnyi wabaye umukinnyi nyine muri shampiyona y'Ubwongereza umwe mu bakoze neza. Ibaza yuko ari mu ba top scorer 5, ndumva yarabaye wa gatatu muri sezi ishize, ni wa kane yabaye top scorer wa kane n'ibitego 20 ni wa kane. Icyo Iberi kimushyira mu bantu navuga ngo bagize saison nziza ishize. Ikindi Manchester United urabizi neza ko hari abakinnyi benshi ku ruhande yagiye itakaza, notama turaza kugaruka wenda kuri Rashford nubwo batarabona mufite, ariko nyine hari na Ganacho nawe mutoza yamaze kuvuga ati rwose nta kintu mbona wamfasha. Ntibumvikanye izo service n'ubundi kuri iyo poste cyangwa kuri uwo mwanya, urumva ko bari bazikeneye nyine muri wing cyangwa se mu mpande za Manchester United. Icyo ni icya kabiri, need for that player yari hari. Icya gatatu ni ikintu cyo kugaruka ngo ku buryo uriya mugabo ukina defense ya batatu abayifuza ko abakinnyi ku ruhande bakina, burya ngo bakeneye wa mukinnyi ushobora gukora icyo nakwita nko kuri couloir yose, aho abafasha mu kwataka no mu kudefanda. Uyu mukinnyi rero kwizigira ari mu bakinnyi nanone 5 babashije kwiruka kilometero byinshi muri Premier League. Ikijyanye nyine no gukavaringa umwanya munini mu kibuga, ibyo rero bizamo pace nyine, umuvuduko we, hazamo endurance, igihaha cye nyine kuba gishobora kubika oxygene nyinshi yamufasha nyine gukomeza gukina iminota myinshi kandi nyine yakinira kuri intensity cyangwa ku muvuduko uri hejuru. Urebye rero biri mu bintu byatumye Manchester United ivuga iti reka du closing iyi deal. Iberi sinzi muko muyibona, ngiye ko nyibona ni ahatari. Bazanye umukinnyi ukomeye, ngira ngo Mbemo buraho yari napushinze cyane kugira ngo ave muri Brentford. Bura Brentford yashatse gusa naho igoranamo kugira ngo irebe ko yazamura amafaranga agomba kugurwa, ariko arababwira ati musigeho. Ikintu cyatumaga nabonye babivuga cyatumaga apushinga iyi deal, uretse kuba Manchester United nyine ari upgrade kuri we kuva muri Brentford kujya muri Man U, agiye mu ikipe nini, ikipe nyine nubwo wenda yagira saison mbi, ariko ni ikipe nini iri gushaka uburyo yakongera kuri hejuru. Bamuguza muri Troyes, bamuguza muri Troyes miliyoni 4 ava muri Troyes muri 2018 none bamugurisha miliyoni 70 bamucurujemo cyane. Ubwo navugaga nyine kuri upgrade akoze kujya muri Man U. Ariko ikindi kuguma muri Brentford byasaga naho bigiye kumugora, kuko yarebaga agasanga umutoza Thomas Frank bakuranye neza aragiye, agasanga kapiteni Cristiano Ronaldo aragiye muri Arsenal, hanyuma Yohani Wissa nawe birashoboka cyane ko yajya muri Newcastle. Akabona nyine abantu babanye muri projet yo muri Brentford biragoye, ntabwo bagihari, akabona ni wabo gihari wenyine, bigatuma bipushinga. Hanyuma no mukinnyi mwiza bazanye nko Rugajureagansports yarabisorejeho, kuko top scorer wa kane mu gihugu cy'Ubwongereza bitego 20, ntugire ngo nabona benshi babitsinze. Urugero nka Arsenal nta ufite watsinze 10, watsinze byinshi ni 9, none we azanye ibitego 20 yatsinze ari muri Brentford. Nubwo wenda bakoze agatororo ko kuvuga ngo avuye mu ikipe yasoreje imbere ya Man U ajya mu inyuma, ariko nyine Man U ni ikipe nini. Ubona ko rero Man U kuzana Mbemo na Kunya n'abakinnyi babirizanye kugira ngo bongere ibitego, umwe watsinze ibitego 15 undi watsinze 20 no kongera ibitego, kandi abakinnyi bagira wakrete mu kibuga bakora cyane, nagari baba winga nyine bategereza bari gutsinda gusa, ariko igihe mudafite baro baba bari gukora, igihe muyifite bari no mu myaka myiza yo gukina umupira mwiza, kubera ko Mbeumo afite imyaka 25. Ikindi hari ukuntu abantu iyo barimo bajya gusesengura rigana abantu bazaga nk'abikora comment, ni uburyo bwo kureba amafaranga yaguzwe miliyoni 65 kongeramo add-on ya miliyoni 5, miliyoni 70 baravuga ati ashobora kuba aguzwe amafaranga menshi. Ariko Mbeumo nanone kuva yagera mu gihugu cy'Ubwongereza Rugangura ntabwo ari umukinnyi utaragize contribution nini cyane. 2021 na 2 yagize uruhare rw'ibitego 11 akihagera, yatsinze 4 atanga assist 7. Umwaka wakurikiyeho atsinda ibitego 9 atanga assist 8. Uwa 2023 na 4 atanga
atsinda ibitego 9 asiste 6 ubu nibwo yagize sezi idasanzwe ibitego 20 na asiste 7 no kuvuga ngo muri rusange kuva yava muri Troyes ageze muri equipe ya Brentford yatsinze ibitego 70 byose 70 kuva yahagera hanyuma agira n'uruhare mu bitego 50 nyine abandi bagenzi be amasiste n'ikigo yagiye atanga ibitego 120 urebye imibare ya Brian Mbeumo bayigabanya mu bice bitatu hari igice cya mbere kijyanye no gutsinda ibitego afite ibitego 20 birimo penalty 5 assist 7 yagerageje amashoti 85 41 yari on target yaganaga mu izamu akaza none igice cya kabiri kijyanye no kure mu buryo no gufasha bagenzi be gukina ngo yatanze pasi 807 zabaye successful zageze kuri bagenzi be akereye uburyo none mu kintu kijyanye no kudefanda yakoze tackle 31 iyi sozo yonyine tackle 31 akora interception 14 ubwo urumva none n'ibintu bijyanye n'amadueli yaganye dueli 45%. Ijana ku ijana yagiyemo 45% yarazitsinze ubwo urumva nyine n'umukinnyi ni all ni one nyine bazanye urebye ibintu byose agerageza kubiparticipa kandi urabona ko kuza kwa Kunya na Mbemo bishaka gutuma wenda Bruno azasubira muri mediane no y'ababiri bora tuvuga agakinana na Ugarte ubwo yaba ari Bruno na Ugarte bakina muri mediane noneho ba batatu b'imbere bashaka kuba Mateus Kunya Brian Mbemo wenda na Madi yaba ameze neza nigiye wenda batazanye umwataka ntekereza ko yaba ari atake nziza irimo abo banyemoso babiri irimo abakinyi batsinda abakinyi bakora cyane mu kibuga mani nyine urebye uburyo iri kwiyubaka irabura wa mu typical striker rutayizamu wanyawe na none waje usoza akazi binyuma ye bakoze ubwo abibaza igihe ashobora kuzabonera Mbemo muri equipe ya Manu irahaguruka ku munsi w'ejo ijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo koca namugirira icyizere kuri match yo ku cyumweru bafitanye na equipe ya West Ham kuri MetLife Stadium Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwabereye finale igikombe cy'isi cy'amaklebe bizaba ari ku isaha y'isa 7 muri Leta New Jersey Manu na West Ham ubwo abantu bashobora kuzagera gutya bakamubona Manchester match ebyiri baheruka gukina mu minsi ishize banganyije na Leeds ubusa ku busa ubwo ku cyumweru hanyuma kuwa kane batariki 31 bazakina na Bournemouth bakaba rero bariho bakina ibyitwa Premier League Summer Series bagenda bakina hirya no hino ma equipe baragiye mu pre-season mu bihugu bigiye bitandukanye ariko muri Premier League bagahura bagakina ubwo tuzaba tureba uburyo zakinishwa na kocha Morimo hanyuma umukinnyi Marcus Rashford nawe ntabwo yigeze abana neza cyane na Ruben Amorim nyuma yo gutizwa mu kipe ya Aston Villa uyu musore yifuzwaga cyane n'ikipe ya FC Barcelona nk'intizanyo yageze mu nijoro araza gukora igerageza ry'ubuzima ubundi abe umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona rugaju n'indi nkuru yakomeje nyine gusirikira muri iki cyumweru Rashford byarashobokaga ko asohoka muri Manu kuko n'ubundi ntabwo nyine ari umukinnyi wumvikanye n'umutoza ubwo niko bigenda nyine ufite imbaraga nyine ubwo nyine n'umutoza umukinnyi nyine bagomba kubyakira nta kundi yabigenza icyabaye rero cyari kwibaza ngo arajya he Barcelona shoya yayo twese turayizi ya mbere yari kuzana uyu musore wo muri Bilbao Nico Williams birangira batamuzanye bongera guhindura interest zabo bazijyana muri Liverpool ku musore yitwa Luis Diaz Marulanda mu gihe ibiganiro byari bitaranafata deko watangiye gusa n'ubyinisi yango arebe haba hajemo n'urupfu rwa Diogo Jota bihita bistopa icyo kintu kuri Liverpool iravuga iti cyo gusohora abakinnyi ntago twagikora bihita bituma rero uyu musore wari uri ku isoko ngo yagiranye ikiganiro n'umutoza Hans Flick kuri telefone Hans Flick aramubwira ngo nzagufasha kongera gusubira kuri rwa rwego wari uriho nk'umukinnyi ukomeye icya kabiri nawe nk'umuntu ufite ubwenge arabizi ko hari imikino y'igikombe cy'isi umwaka utaha kandi kugira ngo umutoza Tuchel w'Ubwongereza mutekereze nuko agomba kuba kina kandi kina ahantu heza hakomeye donc nyine mu ikipe ifite ambition ishaka ibikombe ndetse nawe ubwe abasha kubona iyo playing time
bikavuga yuko rwose umushinga bawumusobanuriye neza, baramubwira bati nuramuka upuruvinze kuri umukinnyi mwiza, icyo twashakaga muri Nico Williams nicyo tuzakubyaza. Ngo barashaka uruhande rufite speed, rufite umuvuduko, rwaba ari urwe, bagashaka n'urundi ruhande rushobora gukora akazi ka dribble cyangwa se ibi byitwa kwerimina by'ama one on one, ruriho nyine ama skills menshi. Urwo n'urwa Lamine Yamal rwo ntirukorwaho. Noneho ngo barashaka kugarura Rafinha muri role ya nimero 10, akazi nyuma ya rutahizamu Robert Lewandowski, ariko bakongera bakagaruka ku kindi kintu cy'uko ngo hari ukuntu Barcelona kubera imyaka n'ibindi bisaga bimeze neza, ugasanga nanone bakeneye wenda undi muntu ufite profile ushobora gutandukana somehow ni aba Ferran Torres. So baravuga bati Rashford aho hombi yahakina versatility, nicyo kintu bamukundiye, ushobora gukina ku ruhande, ashobora no gukina nka rutahizamu. So bumvikana rero ko ari bugabanye 15% ijana y'umushahara yahembwaga muri Manchester United. Ntabwo ari pay cut ikabije, wenda nko mu manyarwanda tuvuge niba yahembwaga n'urugero ariko nk'ibihumbi 100, ubwo azahembwa wenda 85. Urumva ko kuri bari abantu barakora amafaranga menshi, ntabwo ari ibya hatari ku muntu nyine ufite icyo ashaka. Bavuga yuko rero banashyizemo ingingo yuko naramuka yitwaye neza kumugura mwaka harimo yitwa buy option, ntabwo ari obligation to buy. No kuvuga ngo tuzareba uko ya performance nka Barca, nitubona ari sawa tuzishyura miliyoni 30, kandi nitubona atari sawa tuzabasubiza umukinnyi wanyu. Gusa icyo manu wenda yungukiyemo muri ibyo byose Iberi nuko nta giceri na kimwe azagitanga kuri salary ye. Kabona se muri Barca ari bon, muri Barca ni bon. Nabonye bavuga ko Hans Flick atekereza ko bakina nta striker nkuko bivugaga ku myaka ya Lewandowski, bategeza ko bakina nta striker. Buri mbere bifuza Nico, nahoze mbona bavuga ko Nico yari kujya kina uruhande rumwe, Lamine Yamal agakina urundi, noneho Rafinha agakina mu mugongo wa Dani Olmo. Urumva ko Dani Olmo ashaka gukina nka force 9 cyane ko no muri Leipzig babikinaga. Hanyuma kuzana Rashford rero bari bashaka umukinnyi wakina nka nimero 9 ariko force 9, atari wari mu nimero 9 ushaka gukina agumayo cyane aho guza gukinana na Rafinha. Bavuga ashaka gukina urwo ruhande rw'ibumoso, wenda igihe Rafinha ari mu mugongo w'umwataka Rwanda arimo, ariko cyane baravuga ngo aba bakinnyi dribble nyinshi, kubura Rashford ni umukinnyi ufite dribble pe, kandi afite dribble akazivanga na speed n'imbaraga n'uburebure. Urumva ngo n'umukinnyi wuzuye rero. Uramutse ufite dribble za Rashford, ufite dribble za Rafinha, ufite dribble za Lamine Yamal, ukanagira dribble za Dani Olmo wakina ahengetswe ku 9. Uvuga ngo icyo gihe mwamuvuze ngo igihe tuzamukana baro tuyivanye iwacu tugeze kwa adversaire ntawe uzakoraho, cyangwa mwataka afite izo kati zo kugumana umupira, tuzadutsinda igitego. Noneho aba defenseur batamenye ngo ninde batsinze, kubera ko bakorana muvoma nyinshi, bakinnyi buri bafite technique, bakora muvoma nyinshi, bagenda bahinduranya imyanya ku buryo utaza kuvuga ngo ninde dutsinze. Urumva 6 muri departement yabo offensif, ubwo wavugaga Yamal, ukavuga Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo, ubwo na Rashford na Ferran Torres. Ni 6 bakakubaga bikarangira cyane rwose. Koca bizajya biterwa nuko abyumva aho bakinare hose. Barca yitwara ibikombe byinshi nta rutahizamu tipiki ifite, nta nimero 9, ariko kuri technique hari y'umwe Espanyol ibitego urabirya. Hanyuma anuvuga ngo igihari rero Rashford nawe aratangira match ze za mbere ryari. Barcelona igomba kwerekeza mu Buyapani bagakina na Vissel Kobe ku cyumweru. Vissel Kobe yaciyemo Iniesta kera. Match zaba ku cyumweru rero ku isaha y'isa 6. Barca na Vissel Kobe niba hava bajye mu Buni Korea bakina na FC Seoul, hanyuma bazakina n'indi kipe twa Dawegu. Ubwo rero Rashford nawe agomba koca ngo arifuza kumubona muri iyi mikino nawe, nkuko twabivugaga kuri Mbemo, kugira ngo mu byukuri atangira amenyerane na groupe, kuko nta nubwo Rashford by the way ntago navuga yaherukaga wenda mu kibuga akina n'ama equipe wenda akomeye vuba hangaha, kuko Rashford yaherukaga usibye muri Aston Villa akina na Paris Saint-Germain. Urumva ariko yaramaze iminsi akora imyitozo wenyine, kuko ngo koca buri yamuri ngo yamubwiye yuko ari mu bakinnyi atifuza
atifuza muri projet ze atifuza gukorana nawe yaramaze iminsi akora imyitozo yazaga gukora abandi basoje cyane rwose buriya ngo n'ikindi kintu yamukundiye buriya ngo Rashford ni umukinnyi ukunda kugaragara cyane kuri match zikomeye ko buri inyuma ya Sara niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi aya makipe muri Big Six ko we afite ibitego hafi 26 akina n'aya makipe arimo za Man City za Chelsea za Arsenal warabibonye na performance yagize kuri match ya PSG buriya ngo ni umukinnyi kuri izi match za Grand Rendez-vous ugaragara cyane akunda kugaragara cyane ubwo gahunda ye nkuko n'ubundi Axel yarabivuze azagurukana n'abandi kwa kane arakora test kwa kane bazagurukana n'abandi bajya mu Buyapani ejo bazamupresenta ejo nibwo bazamukorera presentation ejo nibwo bazakora presentation kuwa kabiri hanyuma Victor Gyokeres n'ubundi hari amakuru yaratangiye kumwerekeza muri Man U kuko Manchester United iracyari ku isoko rya rutahizamu yarabitangaje hari amakuru yaratangiye kugarukwaho bavuga ngo Man U yajya muri gahunda yo kumusinyisha ariko n'ubundi aracyari muri position ye na manager we bazasinyira ikipe ya Arsenal it is a matter of time Victor ndetse n'umwaja we babaye clear baravuze ngo turashaka Arsenal ibyo kutushyira muri Manchester United nta bihari Manchester United nta nubwo yigeze yohereza bid iyo ari yo yose kuri Victor bid no kuvuga wenda gutanga nk'amafaranga runaka uvuga twende turumva twamugura miliyoni 70 ngo bayemere cyangwa se bayange ntiyigeze ishaka kumugura no kugura abakinnyi kwizigira ni ibintu kugira ngo umuntu abyumve ni nkuko bavuga ngo hari ikote Axel yashakaga ryiza bamuciye 50,000 atari kuri kote na kwizigera rya mubere wenda Axel akavuga ati munce 50 ariko nye mfite 40 none abantu batikwizigira ikote ko ryakubera ukicecekera none se kutavuze n'igiciro bari kuri kwambika bari nyambika gute biragoye kandi utigeze uvuga n'igiciro Man U ntago yigeze nyine ijya no muri ibyo bintu kuko umukinnyi yabaye categorique avuga ikintu yifuza arifuza gukina imikino ya Champions League arifuza ikipe ikomeye twese twabyemeranya ko urebye umushinga wa Arsenal ukumeze biragaragara yuko wani post ya rutahizamu barayikeneye arabibona ko azagira umwanya wo gukina icya kabiri arabibona neza ko ari ikipe imaze kwiyubaka mu buryo bufatika bitabaye bibi uyu mwaka Arsenal n'umundi bahise ngo ni harvesting season ni sezo yo gusarura kandi bamaze igihe bakomanga iyi ni sezo yabaye sezo ya gatatu baba kabiri muri Premier League inshuro imwe kuri Liverpool izindi nshuro ebyiri kuri Man City wareba muri Champions League ejo bundi bageze muri demi-finale urabona hari ibimenyetso ntibaragitwara ariko kamemo hari ibishashe rero nk'abakinnyi bakuru biyaminiya uziko ashobora gutsinda ibyo bitego afite ukuntu avuga ati none nanjye ubwanjye nishyiramo akanjye ekipe wenda izajya ku rwego rwiza niyo mpamvu wenda yanahise afata uruhande aravuga ati ni ekipe gusa hari hajemo n'abantu bandi bashakaga kumubwira ngo igire muri Saudi Arabia hari amafaranga bireke ifite imyaka 27 korera amafaranga menshi ari uziko batanga menshi cyane ibyo ntago rwose byigeze bimufata ibiganiro rero negociation aho zigeze hagati ya Sporting na Arsenal nuko ngo bari kumvikana ku kintu yitwa add-ons rero kugira ngo bazumvikane uzongera haye amafaranga bigenze bite icyo bita initial price barayemeranye yego reka tuvuge ko rya kote twari dutanzeho urugero mu kanya kugira ngo byorohere abantu tuvuge ko rya kote bigezeho rugangura bimvikana n'umucuruzi rugangura akamubwira ati iri kote ndaguhereza 45,000 bambwiye 50 urabona cyagiye umucuruzi mamusa nabemeranyije ariko bwati shyiraho 2 urabibona n'abati shyiraho 2 wakonyeho nka 2 ibyo nibyo bita add-ons izo add-ons nyine ni ahandi ibiganiro biba byabaye ni nkaho biba byarangiye hasigaye ubwumvikane bw'akantu gato gashobora gutuma ibintu bikunda cyangwa bikangura bizi ko hari igihe umucuruzi avuga ngo shango niba utayongeraho ngo nari nkugurishirije ngo igendere ni nako bigenda umva rero hano muri add-ons zo mu mupira icyo baba bapfa Arsenal irazishaka ko zijyamo ariko irashyiramo icyo bita conditions zigoye urugero ishaka nko kuvuga ati nidutwara Premier League tuzaba wenda miliyoni 1 ariko dufungire kuri iyi ngiyi ya Victor Oshimen wamaze kumvikana n'ikipe ya AS Roma na Galatasaray na Galatasaray ibintu byose rero byaganiriwe ndetse na details zagiye hagaragara ifaranga bizarangira guzwe nka miliyoni nka 80 ariko ziri muri detail bagiye bazidetaya rugasho ziri detail muri ubu buryo wango ikipe ya Galatasaray
nzinyuremo uzishyira mu kinyarwanda okay kanzinyure mu cyongereza ujye uzishyira mu kinyarwanda ubundi verbal agreement hagati ya Napoli na Galatasaray yabaye kwemeranya mu magambo dokima bagomba gukora ubundi ni nka biriya muri kona biri kwa byado yego babyita agreement in principle ntabwo ni ibintu muzashyira ku rupapuro mukajya kubisinya ariko mwabidisikasinze ariko iyi ngingo tuyandike ushobora no kugeuka bishobora no kuba bimaze kujya ku rupapuro akise ugahita atatu nisubiyeho cyangwa se hise mbona undi mukiriya wa hatari bivuyemo umva rero ibyo kwizigira arampaye ibyari byo aravuga ngo 40 million euros immediate payment n'umwango na amafaranga miliyoni 40 ikipe igomba guhita iverisa nonaha uyu munsi tukemeranya uzahita uyishyura 35 million euros payment in 1 year n'umwango nyuma ya miliyoni 40 wampaye ako kanya hari izindi miliyoni 35 uzanyongera nyuma y'umwaka yes 5 million euros add-ons based on goals hari ama-add-on y'amafaranga y'inyongera muzongeraho bitewe n'ibitego azatsinda nubwo wenda buryo batabivuze ariko ni based on goals ntabwo bavuga ati 20 nageze ibitego 20 eshanu muzahita muzivereza